yatangaje ko afite umwana w'umukobwa w'imyaka 15 atangaza n'amazina ye. Bakunzi ba Give Hope TV ndabasuhuje, mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije kumera neza. Ndabakunda cyane kandi igikuru ndabashimira abantu rwose mukomeje gufasha Give Hope TV mu kwaguka. Turi kugenda tubona impinduka zigiye zitandukanye, abantu badufasha gusharinga ibiganiro byacu, turabashimiye cyane by'umwihariko. Abandi bakoze subscribe tubahaye ikaze, muze mwisange mu muryango uharanira ko buri umwe wese yagira icyizere cy'ubuzima, yagira ibyiringiro by'ubuzima. Turi hano kugira ngo duhumurize imitima yihebye. Ndabashimiye rero by'umwihariko, dusozanyije umwaka neza, ariko ndabasabye kugira ngo mukomeze gusharinga ibiganiro byacu, n'abari hirya n'abari kure babibone, baze tubane muri uyu muryango. Ndabashimiye rero, ni Mimi n'ubundi nk'ibisanzwe tujya tugira akanya ka update. N'uyu munsi rero tugarutse kubaha update. Hari ibiba byire bivugwa, ariko ibyinshi dukora twebwe no kuba tugira ngo abantu babibonemo nk'isomo cyangwa se ni challenge. Umuntu wese aze kugira icyo abivugaho bitewe n'amakuru nawe yaba bifite. Uba ari umwanya kugira ngo tuganire, twisanzure. Anyway, mbonereho nanabifurize Noheli nziza, nizere yuko yagenze neza, ndetse nanabifurize umwaka mushya muhire wa 2023. Muzawubonemo ibyiza, muzawuryoherwe, muzabone amasezerano yanyu asohora. Navuga ngo mbasabiye kuzaba mbasabiye umugisha ugeretse ku wundi. Muzaba amahoro, muzagira ubuzima, kuko iyo umuntu afite ubuzima, njya nkunda kuvuga ngo aba ari umukandida w'andi mahirwe ayo ari yo yose. Ushobora kwibaza rero uti noneho update Mimi azanye n'izihe? Uyu munsi hiriwe inkuru nyinshi zagiye zicicikana zivuga kuri Aline Gahongayire, umuramyi n'umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana ukomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero mu minsi yagiye itambuka, yagiye atangaza ibintu bigiye bitandukanye. Nko ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere, mu ntangiriro z'uyu mwaka turi gusoza, nibwo yatangaje ko afite umukunzi kandi anejejwe no kugira umukunzi nkawe, ndetse abajijwe n'ikintu yamubwira yavuze yuko amukunda cyane. Sinzi rero turi buze kubihuza n'inkuru zagiye zikurikiraho, kuko nyuma yaho nabwo yatangaje ko afite umwana w'umukobwa w'imyaka 15, atangaza n'amazina ye, ndetse avuga yuko ari umwana akunda cyane, yishimira. Abantu benshi ntibari babizi, ariko iyo nkuru ndumva yarayivugiye. Yayitangaje ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 2022, nibwo yavuze yuko afite umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Hanyuma rero nyuma yaho, mbere yaho gatoya, nibwo yaje kugenda avuga inkuru nyinshi cyane, ariko yibanda ku bijyanye n'urukundo. Hanyuma rero ku itariki 26 z'ukwa 12, Aline nibwo yashyize ifoto ye kuri WhatsApp ahagenerwa ubutumwa bumara amasaha 24, abenshi bakunda kuhita ngo ni status. Aho rero niho yashyize ifoto ye nziza cyane, ashyiraho ifoto afashe ku nda, bino bikunze gukoreshwa n'abamama batwite, bigaragaza ko bari proud yo kuba bagiye kwibaruka cyangwa kwitwa ababyeyi. Iyi foto rero yatigishije imbuga nkoranyambaga ku rwego mutakiyumvisha. Abantu benshi bagiye bakritika iyo foto, benshi baramutuka, benshi baramubwira ati twakishima ubaye uri umubyeyi ko kuri kubyitegura. Abandi bati gute umukozi w'Imana atwara inda atarasezeranye. Mbese ibintu byabaye byinshi cyane kuri uyu mubyeyi. Rero navuga ngo bibaye byiza, ni byiza ko dutanga commentaire ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ariko gutanga positive comment ntekereza aricyo kintu cyiza cyubaka umuntu, kuko nawe wagushira ahagaragara cyangwa hareberwamo n'abantu benshi
nawe akaba yakubwira amagambo nk'ayo ubwira abandi ndetse mabi cyane, ntekereza bitagushimisha. Ahubwo ngiye navuga ngo reka dutegereze tuze kureba igikurikira iyi foto, tuze kureba koko niba ibyashyizwe hanze na nyir'ubwite niba ari ukuri cyangwa se niba ari ibihuha, hari izindi mpamvu zizakurikira iyi foto. Ariko ibyo ari byo byose, let's mind our own business. Ngiye niko njya nkunda kubivuga, iyo umuntu ari mukuru aba afite gukora amahitamo ye ubwe iyo atamubangamiye. Hari igihe biba ngombwa umuntu agakora ibintu bigendanye n'ubuzima bwe bwite, agafata ibyemezo bigendanye n'ubuzima bwe bwite. So uko yabikora kose rero ni byiza kubaha amahitamo y'umuntu. Ego nibyo ni public figure, ariko nawe afite ubuzima bwe bundi butandukanye nubwo mu itangazamakuru. Yari update rero, tuzabagezaho n'ubundi n'ibindi bizakurikiraho. Reka dutegereze. Nyuma yuko atangaje ko afite umwana, benshi batagiye kongera kwibaruka, benshi bati gute ubundi umuntu yaba yarananiranywe n'umugabo bwa mbere akaba ashobotse, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So mukomeze mube in touch kuri Give Hope TV, turaza kubagezaho n'andi makuru agiye atandukanye. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Yari nk'ibisanzwe, ndabakunda. Ciao.